urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom bene data, nanone mbahaye ikaze muri wa mwanya mwiza udasanzwe dukurikira inyigisho y'urusobe rw'ibiriho, tuyitegurirwa n'umushumba wacu Pastor Kristo ya Kilome. Uyu munsi agiye kutwigisha ku ijambo rivuga ngo gisha inama umwuka ngo akuyobore mu bintu byose. Haleluya. Murongo ufungura uri mu Balewi ibice 19 umurongo wa 31. Haranditse ngo nimugahindukirire abashitsi cyangwa abapfumu, nimukabashikishe, nimukabaraguze ngo mubiyandurishe. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Muri Samweli wa mbere ibice 28 umurongo wa 7 kugera ku wa 23 dusoma ibijyanye n'igikorwa cyo kwiheba cy'umwami Sawuli ubwo yajyaga kureba umugore w'umushitsikazi kugira ngo amuhamagarire umwuka wa Samweli. Nubwo Samweli yari yarapfuye, Sawuli ubwo yarabuze amahoro ndetse adafite kuyoborwa n'Imana, yifashishije ibintu bibujijwe ajya kugisha inama umushitsi, umupfumu. Bibiliya irabisobanura neza ko ibikorwa bya Sawuli byababaje Imana. Sawuli yari azi itegeko ry'Imana ariko ahitamo kujya gushaka umwuka w'abashitsi. Mu ngoma za mbere ibice 10 umurongo wa 13 kugera kwa 14 Bibiliya ihamya kutumvira kwa Sawuli, ivuga ko yapfuye kubw'igicumuro cye cyo gushakira inama ku muntu ufite umwuka w'ubupfumu. Sawuli yari azi ko ibi ari bibi kuko yari yarirukanye abashitsi n'abapfumu bose mu gihugu nk'uko tubibona muri Samweli wa mbere ibice 28 umurongo wa 9. Nyamara mu kwiheba kwe yahindukiriye ikibi yaramaganye. Imana yari yaratanze ibwiriza mu Kuva ibice 22 umurongo wa 18. Haravuga ngo umurozikazi ntukareke abaho. Yari yaranabujije mu buryo busobanutse kugisha inama imyuka y'abashitsi. Nimugahindukirire abashitsi cyangwa abapfumu, nimukabashikishe, nimukabaraguze ngo mubiyandurishe. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ibyo biri mu Balewi ibice 19 umurongo wa 31. Nanone mu gutegeka kwa kabiri ibice 18 uhereye ku murongo wa 10 ukageza ku murongo wa 12 haravuga hati: muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha cyangwa uragurisha abantu ibizabaho, cyangwa umushitsi, kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka. Ikigeretseho muri Yesaya ibice 8 umurongo wa 19 kugera kwa 20 aratwihanangiriza ati: kandi nibababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? Bibiliya ni kwitubaza. Nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya. Nibatavuga ibihwanye n'ibyo n'iby'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Iryo ni ijambo ry'Imana niko rivuga. Mushumba arasoza atubwira ati: ntukagishe inama abaraguzi, ntabwo ari iby'Imana. Ubupfumu ni bubi mu buryo bwakorwamo ubwo ari bwo bwose. Byaba kujya kubaza abashitsi b'imyuka y'abazima, y'abapfuye cyangwa y'abadayimoni, ni bibi.
gushaka kumenya ahazaza binyuze mu kubaza imyuka y'abapfuye ni bibi. Ahubwo ugomba kugisha inama umwuka wera ngo akuyobore ku bijyanye n'ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima. Kandi umwuka wera atuye muri wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umwuka wera niwe mujyanama mwiza kandi atuye muri twe. Imana ishimwe. Tugiye gusengana rino sengesho. Ndajya nsenga maze nawe usubiremo. Data mwiza, urakoze kubw'umucyo w'ijambo ryawe rinyobora mu bintu byose. Nyoborwa n'umwuka wera kandi nuzuye ubwenge n'ukuri byawe. Umutima wanjye uguma kuri wowe kandi ngenda nyobowe n'ubujyanama bw'ijambo ryawe mu bintu byose. Mu izina rya Yesu, amen. Gucengera ijambo turasoma mu Balewi ibice 19 umurongo wa 31. Dusoreze mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Imana ibahe umugisha bene data, mwakoze gukurikira ijambo ry'Imana, mugisha inama umwuka wera utuye muri mwe. Na hejo. Shalom shalom. Oh haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.